tuguhaye ikaze cyane wowe ukurikiye Afro Recaps muri aya masaha. Twizere ko mwese aho muherereye mumeze neza kandi tubifuriza amahirwe n'imigisha. Uyu munsi rero ntago bisanzwe ni inkuru y'incamugongo twakiriye muri aka kanya. Ni inkuru ivuga ko umuhanzi Yvan Buravan muri aka kanya yavuye mu mwuka w'abazima, yitabye Imana aho yari aherereye mu gihugu cy'Ubuhinde. Yvan Buravan rero ni nyuma y'iminsi 12 yari amaze mu gihugu cy'Ubuhinde aho yitabwagaho ku bijyanye n'uburwayi yari amaranye iminsi. Itangazo rero dukesha cyangwa se itangazo dukuye ku rubuga rwe rwa Instagram riravuga ko Yvan Buravan yamaze kwitaba Imana muri aka kanya. Ni itangazo rimazeho iminota 50 rivuga ko Yvan Buravan yamaze kwitaba Imana aho aherereye mu gihugu cy'Ubuhinde azize indwara ya kanseri. Ni nyuma yaho uyu muhanzi mwakunze cyane, mwamenye muri benshi mu ndirimbo nyinshi cyane, aho yagiye anezeza benshi muri mwe mutandukanye. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munane Yvan Buravan nibwo yerekeje mu gihugu cy'Ubuhinde kujya kwitabwaho kugira iki kibazo cy'uburwayi yari amaranye iminsi cyane cya kanseri. Yvan Buravan rero yagezeyo mu gihugu cy'Ubuhinde yitabwaho. Kuri uyu munsi rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa munane nibwo iri tangazo ryagiye ahagaragara rivuga ko uyu muhanzi mwakunze muri benshi yavuye mu mwuka w'abazima. Nyuma rero yo kubona iyi nkuru Afro Recaps yihutiye kureba bimwe mu bitekerezo abantu bagiye batanga nyuma y'iri tangazo ryo kubika urupfu rwa Yvan Buravan. Ibyamamare byinshi byagiye bitangaho komanteri, abenshi bagiye bamwifuriza iruhuko ridashira. Uyu muhanzi wari icyamamare cyane, wari ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'indirimbo nyinshi yakoze kuva kuri Marayika kugeza no kuri Big Time, ariyo ndirimbo yaherukaga gushira hanze, indirimbo abantu benshi banakunze cyane. Reka ducishe amaso gatoya rero mu butumwa bumwe na bumwe ibyamamare byagiye bishyira kuri iri tangazo bamwifuriza iruhuko ridashira cyangwa se kuruhuka mu mahoro. Uyu bamwita Higa Sharon, ni umubyinnikazi kandi ni umu-DJ mu gihugu cy'u Rwanda. Yanditse ati "May your soul rest in peace Yvan", ashyiraho umutima. Uyu bamwita Yago for real, yashyizeho umutima ndetse n'aka emoji karimo kurira. Dukomeza tureba n'ubutumwa ibyamamare bimwe na bimwe byagiye bishyiraho kuri iri tangazo. Bamwita AY Tanzania, ni umuhanzi ukomeye cyane, muramuzi AY. Niba nibuka neza ashobora kuba anafitanye n'indirimbo na Yvan Buravan cyangwa se hari remix y'indirimbo yiwe basubiyemo. Yanditse ati "Oh no", ashyiraho umutima ukomeretse. Bamwita DJ Pius, yashyizeho ati "Mr Flowers", ndetse nawe ashyiraho umutima umenetse. Ni ibyamamare byinshi byagiye bitera komanteri. Bamwita Mutesi Jolly, nawe yashyizeho umutima ukomeretse. Uyu bamwita Ado Music, muramuzi nawe ni umuhanzi, ati "Rest in peace Yvan Buravan, agahinda ni kose". Arakomeza ashyiraho aka emoji karimo kurira. Iri tangazo rero rigisohoka bamwe na bamwe ntago babyumvishaga, ariko nasimbukiye ku mbuga nkoranyambaga
z'ibyamamare bimwe na bimwe bitandukanye, kuko ntabwo twari gupfa kubyizera, kuko muri iyi minsi ikoranabuhanga rirakataje. Nkibonera itangazo navuze nti se kubera iki wenda ataba ari abagizi ba nabi baba bahakinze uru rubuga rwa Yvan Buravan bagashyiraho igitangazo. Gusa nyimara kubona ibyamamare bitandukanye nka Yago for real yagiye abishyira ku rubuga rwiwe, ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye, nahise mpamya ko iyi nkuru ibabaje ishobora kuba koko ariyo. Rero twe nka Afro Recaps turihanganisha umuryango ndetse n'abakunzi ba Yvan Buravan, bakomeze kwihangana, twifatanyije nabo muri aka kababaro, kandi twifuza ko dusaba Imana ko yamuha iruhuko ridashira kandi ikamwakira mu bayo. Namwe mwamukunze cyane, turabifuriza kwihangana muri ibi bihe bitoroshye. Mwari kumwe nanjye Hervé, mukomeze kwihangana, turabakunda, bye bye, ciao ciao.